Naho mu yandi makuru, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yatangaje ko urubyiruko ari rwo igihugu gihanze amaso mu guteza imbere ubuhinzi buvuguruye ko bukorwa kinyamwuga. Ibi byagarutsweho ubwo hatangwaga ubwo bari mu gikorwa cyo guhemba urubyiruko rufite imishinga myiza ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, nk'uko mugenzi wacu Daniel Akizimana tugezeho inkuru ku buryo burambuye. Umushinga wanjye no gukora amaturagiro. Umushinga wanjye no gukora ifumbire y'imborera. Mbyayingabe Emmanuel wo mu karere ka Nyamagabe na Mukantwari Aime Jose wo mu karere ka Rwamagana ni bamwe mu bahembewe kugira imishinga myiza y'ubuhinzi n'ubworozi. Aha barasobanura imishinga yabo n'ibibazo izakemura. Umushinga wanjye no gukora amaturagiro aturaga imishwi y'inkoko ariko akoresheje ikoranabuhanga. Umushinga wanjye by'umwihariko mu karere nkoreramo hari ibibazo byinshi cyane uje kuba wakemura. Ndatanga nk'urugero, hari aborozi bo mu karere kanjye ndetse no mu mbibi z'akarere ubu usanga mu by'ukuri bafite inkoko zibaha umusaruro, ugasanga nk'umworozi afite byibura nk'inkoko wenda 500 zitera amagi, ariko akaba atashobora kubikavaringa ku buryo ki ayo magi yose yamubyarira umusaruro. Umushinga wanjye no gukora ifumbire y'imborera mu buryo bw'ibirundo n'ifumbire y'imborera y'iminyorogoto. Ngewe mu mushinga wanjye nkoresha imyanda yo mu isoko rya Karenge, kuko isoko ryacu ni rigari, rihurirwaho n'uturere tubiri, akarere ka Rwamagana n'akarere ka Ngoma, aho ibicuruzwa babizana babinyujije mu kiyaga cya Mugesera. Ubwo rero mfata imyanda yo mu isoko nkayivanga n'ibyatsi byumye n'ibyatsi bibisi n'inkari n'amaganga, ndetse nkashyiramo na kimbazi, nkabasha gukora ifumbire nziza yujuje intungagihingwa igihingwa gikenera. Naje gukemura rero ikibazo cy'umwanda no mu isoko rya Karenge. Muri rusange hahembwa imishinga y'urubyiruko 47 ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, yose hamwe ikaba yaragenewe miliyoni 275 y'u Rwanda. Ni umushinga wiswe Savu uterwa inkunga na Mastercard Foundation binyuze mu muryango RWANDA. Abahembewe imishinga myiza ni abari mu ruhererekane rw'ubuhinzi bw'urusenda, imiteja, inyanya n'ubworozi bw'inkoko. Heragabi, umuyobozi mukuru wa RWANDA, avuga ko impamvu biyemeje gufasha urubyiruko rukora ubuhinzi n'ubworozi ari uko rukunze guhura n'imbogamizi yo kubura amafaranga yo kwagura ibikorwa byabo. One of the main challenges that youth are facing today is first access to finance. This is a major challenge that they are facing, and we've been seeing that also in the type of finances they're having access to for their businesses. So sometimes they go to saving groups, sometimes they go to umurenge SACCOs. Imbogamizi zikomeye urubyiruko ruhura nazo uyu munsi no kutabona igishoro gihagije. Twabonye aho bakunze gukora amafaranga yo gushyira mu mishinga yabo ni mu bimina, rimwe na rimwe no mu mirenge SACCO. Birabagora kubona za nguzanyo zisaba gutanga ingwate kubera ko baracyari bato. Izindi mbogamizi twabonye bafite ni ukutabona isoko ry'ibyo bakora. Iyo nayo ni indi mbogamizi dushaka gukuraho muri uku kubafasha mu ruhererekane rw'ubuhinzi n'ubworozi. Duhere ku bahinga, ku basarura, ku batunganya umusaruro ndetse n'abawukwirakwiza. So working through the whole spectrum of a value chain, from those that are producing to those that are harvesting to those that are transforming and those that are distributing. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko urubyiruko ari rw'igihugu gihanze amaso mu guteza imbere ubuhinzi buvuguruye bukozwe kinyamwuga, ngo ari nayo mpamvu leta ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bashyize imbaraga mu gufasha urubyiruko rwatinyutse gushora imari mu buhinzi n'ubworozi. Dr. Karangwa Patrick ni umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushinzwe guteza imbere ubuhinzi buvuguruye. Urubyiruko turanze amaso kandi ari byinshi Minisiteri guverinoma binyujije muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi no mu zindi minisiteri bikorwa. Harimo kubaha uburyo bwo kubona imari, mujya mwumva imishinga ihari itanga icyo bita matching grants, nkunganire. Harimo za nkunganire nyinshi tujya dukoresha amarushanwa kugira ngo turebe imishinga myiza yaterwamo inkunga bizanakomeza. Iki gikorwa ni kimwe mu bindi byinshi bisanzwe bikorwa. Binyuze mu mushinga Savu biteganyijwe ko mu gihe cy'imyaka 5 urubyiruko rugera ku bihumbi 80 rwo mu turere 10 ruzafashwa kubona imirimo yiyubashye ibabyarira inyungu. Daniel Hakizimana, Flash TV.